yagiye guhimbaza Satani abishyiramo umwete mwinshi, yaza mu guhimbaza Imana nabwo agashyiramo umwete mwinshi. Indi ngorane dufite ubu, hari abantu batinya gusambana ku mpamvu z'ibinyoma, cyangwa se impamvu ntaha agaciro kangana n'ikibazo kiri mu busambanyi. Ubu hari umuntu udasambana ngo kugira ngo adatwite. Iyo mpamvu ndagira ngo nitesha agaciro turi muri iri teraniro. None se wamaze kuba umwe n'umuntu nubwo utatwise, b'abadayimoni ntiwabajyana? Imana se ntiwayicumuyeho ntibyarangiye? Niba impamvu yawe kudasambana ari ukugira ngo udatwite, uri ku rwego rwo hasi, kandi uzasambana kuko udatwita isi izagushakira andi mayira atuma udatwita. Satani nawe ari ku kazi muri laboratwari, avuga ati none bazababwira ngo bazatwita, reka mpite bashakira ibikoresho bituma iyo mpungenge ngirane nyikuraho. Niba impamvu yawe gusambana niba niwanjye ariko bari barakubwiye, ndagira ngo utangarize ko uyu munsi baduhaye impamvu itariyo, kuko isi irimo irakora uburyo bwose abantu basambana ntibatwite, kandi bagenda babworoshye buri munsi bakora ububoroheye. Hari n'abandi batinya gusambana ngo itorero ritazabatenga, ngo batazakorwa n'isoni. Reka mbatangarize ko iyo mpamvu nayo ari iy'agaciro gake cyane. Ubu se pasitori wanyu agera aho basambanira arahagera? Hari umusambanira unasambanira kuri televiziyo? Abantu bose basambana barihisha, ku buryo niyo baba bari muri etaje bafungariye, kubera ko umutima w'umurya arabizi ko nta muntu utambuka imbere ya etaje ngo arebe, ariko kuko umutima umurya ati washyizeho iyo rido, ati sheri gasi iriya rido njye irabuza amahoro. Warebye washyize rido no mu kirere Imana ntiyabona. Reba na igikingi kirere kukinze ku ruhande honyine, Imana nikureba iri hejuru. Izo mpamvu zose mubanze muzirikane ko icyane ugiye gusinyana amasezerano n'umuntu utazi abadayimoni. Icya kabiri, banza wibuke ko ucumuye ku yaremye ijuru n'isi. Si uko Imana yabiteganije, yavuze ko icyo gikorwa ari icy'abashakanye. None wowe ntabwo uwo muntu wamushatse nawe ntiyamushatse, kandi ubizi neza, wishoye mu bintu byanze bikunze. Niyo mpamvu rero dukwiye kwirinda izi mpamvu z'ibinyoma. Hari n'abandi avuga ngo ntandura sida, ntandura izindi ndwara, kandi bazahita bakubwira bati sida se, sida ni ikindi kibazo, tiraje gabanya gukana. Buhari igihe sida yakomeye naha, najyaga kuvuga ubutumwa hano CH, sida imeze nabi, buriya nimwumva bavuga muri 4 no muri 3 hamamaye kubera sida. Njye najyaga njyayo abantu bamwe baryamye hasi, umuntu aguhamagara ukagira ngo ari hakurya iriya, naho yarashize. Bagaterura nk'abane 5 bapfuye ngaho ngaho, twagiye kubasengera ari uko bameze. Twagera muri sale y'amaso hariya, zona yarafashe ikikagikuraho, mukavuga umuntu afite ijisho rimwe iki cyose cyarungutse, uri mu mwatuzi. Kugira ngo umwatuze byasabaga kuba nawe ubwawe warasenze nta n'iseseme. Twajyaga kurimbisha abantu muri Sueze Tansifu, umuntu arimo sone, arimo serumu y'amaraso na yayindi isanzwe, ari ukumwatuza gusa uri mu gutwi, umuririmbira akaririmbo mu gutwi. Ubu baciye mu gihe gikomeye, ariko bagira ngo batangarize, nubwo imiti yaje, ntabwo haje imiti y'abadayimoni baguherekeza, ntabwo haje umuti w'icyaha. Umuti w'icyaha ni Kristo wenyine. Ntabwo muzavuga ngo imiti yaraje niba uri mutinya gusambana kubera ko utazanduramo za ndwara. Wirinda indwara, ndagira ngo gutangarize ko ufite amakuru y'ikinyoma, kandi ibyo ntibizagutsindira ubusambanyi, byanze bikunze uzava mu mutego vuba.
Imana ikumfashirize ubu byumvise kabiri. Njye mvuga nk'umusaza